amabuye inani bibando birimo imisumari ntabwo ari abasivile gusa uri kuganira n'umukongomani ukwisanzuyeho akakubwira buryo ki n'abasirikare bavanyemo teni bambaye gisivile barakugota bakakwicisha amabuye nta n'ikindi ugapfa ukarangira. Ariko mani ni imana iturindira muri Kongo. Gutese mama nanone nyuma yuko idarapo ry'u Rwanda ryari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku mupaka uhuza ibihugu byombi kuri Grand Barriere ritwitswe mu rwego rwo kwigaragambya n'abakongomani, ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda wari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agahabwa amasaha 48 yonyine ngabe yavuye kuri ubu butaka nayo ari kurangira na MIE Empire. Ni nako twageze kuri ubu butaka buhuza ibihugu byombi haba ku Rwanda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyarwanda bafashwe gute? Abavuyeyo hameze gute? Umwuka wo muri iki gihugu ni muri iki kiganiro cya MIE. Gezeyo bimeze nabi. Byari bimeze bikoko. None ubu ngubu sese bari kugabanyuka ariko mani ni imana iturindira muri Kongo. Gutese mama ariko abona umuntu afashe ikibando, umuntu afashe ibibuye bibira abikikiye mu ntoki, baretse kwihangana. Twe nk'abanyarwanda twambuka muri Kongo kuko dufite ibyangombwa ndabifite perimi. Nta muntu wambutse adafite perimi kandi batwambukije saa 5 ariko kubera imana turatashye. Bari bameze nabi. Byari bimeze bitari ku mama nk'umuntu wenda utabibonye byari biteye bite situation yari imeze? Nose ni bari bafite amabuye bari kwiruka ku bantu n'ibibando bimeze nka yiramye. Birukaga ku banyarwanda bari kuvugana. Birukaga ku bantu cyane abanyarwanda. Siko abantu bashaka umunyarwanda ariko bo ubwabo sinzi uko babihoshoretse inama zigezaho barumvikana tubona biratuje. Ibyo bintu biri kubatera ikihe gihombo? Ubwo wacuruza gute? None se uko wacuruza ufite umutekano niko wacuruza udafite umutekano. Nta kibazo ariko nuko byihanganira kuko niho hantu tujya gushakira arigani n'abaturanyi nuko bihanganira. Nose uturanye n'umuturanyi akifata kuri aba mugenzi. Nawe uri mu bari bihisha mu madepo? None akora kwihisha se bari kumubitiki bendi kureba. Bihisha ari de nje nzi giswahili cyose. Yuzi giswahili rero uratambuka? Natambuka se ngo nize urwana nasa n'abanyarwanda. Ubu sindi umukongomani ntabwo yakwiyoberwa kuri umunyarwanda ariko urihangana nawe niba urwana bimeze nabi ukihisha. None se wagiye kwiyerekana ngo ugiye kubiyereka ni ukwihangana. Aka kanya abantu bari kugenda bisanzwe. Abantu benshi bari muri ko n'abakongomani benshi barafunze. Niko twe twamenyeranye nabo ntabwo twarara tutambutse. Dushobora twambuka tukajya muri Kongo tukagaruka. Niho hantu dukorera. Ntabwo tumenyereye gukorera hano mu Rwanda. Ubwo rero iyo barwana turagenda tukavuga niba ari ukubaho ndabaho, niba ari gutaha ndataha. Hari amakuru avuga ko mu kanya kashize ngo mujya kujyaho barabateguje ko bazigaragambya bakabwira wenda kuwa mbere kujya no kuwa gatatu ntazagira umuntu ujyayo kuko nibyo barabamenyesha. None se ko umukongomani akora ibyo ashaka n'aka kanya mwicaranye ashaka ntiyahinduka agakora imyigaragambyo. Mu Rwanda iwacu hahora umutekano ariko bariyo ubwabo ashaka ashobora gufata ikibuye kandi muri kurebana akakigukubita mu mutwe. Ubwo se hari ikindi kintu warenza? Uyu munsi ngo abantu bagabanutse kabisa kujyayo. Nose ari abantu bari muri Kongo mubaze bano bose. Nta abantu bari muri Kongo benshi. Nawe ngo bimeze bite? Ndewe n'amafaranga. Gezeho mu gitondo hamanje kuza igipapuro cy'igifoto bafite gishushanyijeho perezida w'u Rwanda na perezida wa Uganda. Icyo gipapuro kiri ayo mafoto mbi karabiri nyuma yaho bashyizemo igisi bashyizemo imisaraba mu ayo mafoto. Icyo gipapuro kiri kuza kiri imbere ntabwo ari abasivile gusa. Ntabwo ari abasivile gusa uri kuganira n'umukongomani ukwisanzuyeho akakubwira buryo ki n'abasirikare bavanyemo teni bambaye gisivile ariko
ntabwo bagaragaje ko ari abasirikare bari kwirukanga inyuma y'izo mayibobo. Burundi abatwirukaho ni abaringa mayibobo. Umuntu utabonye iyo foto wamubwira ko ingana gute? Umuntu utabonye iyo foto wayimushushanyiriza gute nk'umuntu wahigereye? Byari bikomeye bite? Ifoto uko byari bikomeye si cyangwa ifoto yo nabibabwiye ni ya perezida w'u Rwanda ni ya perezida wa Uganda nibyo bari kwitwaza. Ubwo rero birimo gukuba ifoto bayifashe barayishushanya bayifotoye bamaze kuyifotora bashyiramo imisaraba bya bindi byo guharabika bigaragaza ko abantu bapfuye abo bafotoye. Ubwo yo bari kuyijyana bagaragaza ko bagize ute ari uri mu Rwanda uwo mu icyo gihugu wo mu ibyo bihugu ko batamushaka ko agomba kujyana n'iyo foto akagenda. Kuba rero bakugezeho uvuga ikinyarwanda cyangwa bakuzi kuri umunyarwanda udakishijwe n'amaguru bakwica. Ngo hari gukora amabuye n'ibibando birimo imisumari n'ibindi. Udakishijwe n'amaguru bakwica. Batakwishe bakujyana bazakwica urubozo kuko rwose ntambuye bagufitiye. Wowe wahanyuze ute? Njyewe nirukanze gusa cyakoze hatarimo guharabika abamigarasiye buri kubageraho bakagufasha. Twahageze rwose babona batwirukaho batugejeje kuri douane baradufasha baduterera vuba baratubwira tugende nibihoshoroka turagaruka. Amagoma ngo zagabanutse bikomeye cyane. Nta kintu na kimwe kigeze gikorwa muri Kongo. Amakuru avuga ko hari amasasu yavuze nibyo. Amasasu yavuze avugira ahangaha muri rompuye hafi ngewe barashije ndi hafi. Senga amasasu abiri. Nubwo nahise mvaye ari kabiri yo nayumvise rwose. Uruhande rwa Kongo. Umuhari muri rompuye ya Kongo hano hafi y'u Rwanda nta nubwo ari nako. Abantu bakurikira ibitangazamakuru bitandukanye bavuga ko idarapo ry'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari iryatwitse. Ayo makuru ni idarapo ryo ntaryo nabonye. Cyangwa n'uguharabika. Nta darapo nabonyeho kuko wagenda gukiza yawe niyo foto kuyibona nuko yariri imbere. Naye idarapo ryo ntaryo nabonye. Ngo biri kugira uruhare rukomeye cyane mu guhomba kwanyu cyane. Guhomba aho twahombye birenze ahubwo. Nese ko nangwa nanjye wenda nagiyeyo ndatashye hari nabihishe batarabona n'inzira zo gutaha. Nese uwo byabaye yageze kure ntago wataha inzira hirya zirafunze. Umuteto dufite nuko twe twagaruke hano hafi. Ariko niyo nama wagera abanyarwanda bagitekereza ko byoroshye bari gukerenza amabwiriza bahabwa na leta. Nihe nama watanga nk'umuntu uvuye umunyarwanda wamuha inama wamuhakenza umuha ibyo kurya. None se ujyayo kajya yarindi mujyanye wabwira umuntu ngo agume mu rugo abana yahambuye inzara ubwo yava agenda Imana yamufasha gataha cyangwa itamufasha basi. Bagenda se? Bagenda. None se tugenda ari twewe? Ntabwo ari twe ni inzara ibidutera tugenda tugiye guhaha tuba tuzi ko turahaha ugize amahirwe wahaha utayagize watanga uko dutashye tutahashye twahombye ariko ntabwo bihwanye nuko nari kwirizwa mu rugo. Turimo nyine tugiye Goma dutwaye imizigo baratubwiye amasaza abiri barangije bafunga inzira nyine abandi awemerewe gutambuka. Nawe waruriyo? Nari njyanye imizigo ara kuri douane tuhageze twumva amasasu abiri garavuze mu masaha mu gitondo basambi. Iby'amasasu bivugwa ngo byari bimeze bite? Amasasu abiri nyine muri Kongo nibo bayarekuye batera hano muri rompuye hano kubonoza hano ku Rwanda na Kongo. Hanyuma ni ngo biri kubatera igihombo gikomeye abantu bakoreragayo gute? Arige twajyanaga y'ibiribwa uri kubona arige umuntu ibitungo byari bigiye kwera abahinzi bamwe bari bagiye kwambutsa none dore biri gupfa bitewe no kuba Kongo ifunze nyine bafunze imipaka nda bintu byigize byinjira yo nyine by'ibiribwa. Amakuru avuga ko hari abanyarwanda baterwaga amabuye ese wayumvisheho gute hari icyo wabonye? Ngiye gusa sinabibonyeho ariko nyine abari bariyo nyine bona ari njyana imizigo nyitwaye hariya kuri douane hara ku mupaka bavuze ko yuko bari bafite uduhiri harimo imisumari bahura nawe bakaba bakubita waba udakishijwe n'amaguru ubwo nyine ubuzima bwa bwasigara. Mbese niba mbyumva neza umunyarwanda uriyo arihishe? Arihishe wigaragaje nyine nuguta bakwica ubwo bubanze ubuzima bwawe. Niki muri gutekereza ku buzima bwa bene wanyu imiryango iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ikintu mwabafasha wenda nuko wenda babahereza ingunga kuko urebye n'ubundi nta nibyo bya bindi baranyura mu nzira zitemewe bitewe n'ubuzima bubi uretse wenda bagize uko babigenza bakabavanayo barangiza kubavanayo bakabahereza ibyo kurya nguko bahereza batishoboye. Kagabo Marcel hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bimeze gute nk'umuntu uvuye aka kanya? Nta mahane bisanzwe bari kutwambura
hari muriya ngezemo muri migration ya Congo hari umugabo batse 500 na bucya baramujyanye arayaduhaye natwe baradukura bongera barayajyana twe tunongera turamusubiza no kuyisa afungiye muri migration niba mujyanye iby'inkoni n'amabuye byaba byahagaze inkoni n'amabuye biri hakurya ariko hano ho ndabihari biri imbere gutya kandi nge mvuya ufite agafaranga nukajyana hano muri ikibazo igisekeje hano muri migration migration ya Congo aha hakurya mu mahira migration bikore barakurya amakuru avuga ko na bene wanyu b'Abanyarwanda bariyo batameze neza uravuga ibyo byo murabizi nose ibyo namwe mukibaza muri kubaza nk'abanyamakuru ko ni bisanzwe gutese ko n'umunyarwanda ni ikibazo bababwira ko bazize iki ko turi Abanyarwanda nitwe ngo turi kubatera nitwe turi kubatera sawa urakoze muze nzanye igipande cy'amavuta ndacyo bakinyakiye hano ngo si inzara izashira gute dore bakinyakiye igipande cy'amavuta naho igipande cy'amavuta hano mu Rwanda bakinyatse niho bakitwaje murabona hakorwa nk'iki n'ubuhe bwunganizi n'ubuvugizi mwatuvugira ndakira mutuvuganire abanyagisenyi nsari imeze nabi cyane mu shusho y'aha ngaha nge ndi kuyumvira mu Rwanda yego ariko mvuye hano mu birere pe ntambutse mu kanya bavuga bati nta munyarwanda uri kwambuka ariko ndambutse ngeze aha ngaha bantirira akazi ngeze muri Congo hari igoma bantirira akazi mbega ikibazo dufite cyane ni inkuru z'ibihuha ko twe turi gutera Congo ariko nta mukongomani uri kumvuga nabi ko mvuyeyo nanone hariho bariya kuko basanzwe ari wenda hari bashakishiriza ku Banyarwanda icyo nicyo kibazo cyaba kiriho ariko muze abantu bakibaza bati amakuru avugwayo yuko Abanyarwanda bari gukorera urugomo birimo guterwa amabuye no gukubita inkoni n'ibindi bihuriye he n'ukuri mama ngo guhahirane bwahagaze aha ngaha bwahagaze pe witwa nde witwa Marishimana Ange wageze hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi natinye ntabwo nagezeyo natinye numvisha bimeze nabi ndavuga ni ndahongiye pe ngo wagize ubwoba nabugize da wagize ubwoba bw'iki nyine ubwoba nagize nuko hari umutekano muke umutekano muke umeze gute wabisobanura gute umuntu utageze aha ku mupaka umutekano muke uhari nuko amagarera arafunze kandi natwe twajyagayo kuzunguza y'akabasi amagarero ubwo ni amashyi amagarero ni amaduka naho twacururizaga turi gushaka imibereho amakuru avuga ko hari abaterwa amabuye bagakubitwa inkoni biganjemo Abanyarwanda ahuriye he n'ukuri none si ukuruzi ngo warenga hano kuri uyu mupaka ntabwo warenga hano hafi ugeze kure nyine byaba ibibazo ubu umunyarwanda uri yabayeho gute umunyarwanda uri muri Kongo nose urukumva wava mu nzu ibyo bibazo bihari nyine ntabwo wava mu nzu waba ujya gukora iki hanze urukumva ibyo bibazo bigihari ntabwo wavamo ubusanzwe uretse aba bantu bake bari kujyayo urujya n'uruza hagati y'ibihugu byombi rwabaga rumeze rute twatemberanaga abantu bakagenda muri Kongo ukajyana y'ibase amara kujyana y'ibase nuko ugacuruza ibyo wajyanye ugahahira abana ubwo nuko nyine ariko mwumva hakorwa nk'iki kugira ngo ubucuruzi bwanyu bukomeze mutere imbere nk'uko muba mubigamije kenze hanabonetse umutekano ubonetse iyo hijya muri Kongo uri kumva ko ubuzima bwakomeza bari kubabwira ko babazize iki aba bakubita iyo hijya ngo hari intambara kure muri Kongo niba ari intambara zimeze tuzi twabibwira mwende munabizi ntabyo tuzi turi kumva ngo ni intambara gusa ziri iyo hijya mu mashyamba ariko twamenya ngo ni ibiki ariko burazi narahari none si ibimenyetso bihari ko batari gukora neza ariko ngo mwahombye abacuruzaga ngo byanze yewe byanze ni ukuri da ndarukubeshya sawa mureka twigire inyuma twafunze inzira bafite disipurine iki ntabwo kumva kubisira umuntu abapolisi bafite disipurine bariko tuganire ko murusa n'umuntu usobanutse ukatubwira uko bimeze kugira icyizere bwahagaze gute nibyo dushaka gira hino umva biriya byo kuvuga ngo inzara nibyo koko inzara irahari sinzi impamvu umuceri wakwera hano mu Rwanda nge nkawugura muvanye muri Kongo kandi nawuzana
ahangaha iwacu poa nasikilize wenda hari nabizira sinzi impamvu nawuzana nk'ukuriye hariya muri Kongo bivuze nk'ubuhahirane nagera ahangaha ngo ufite papaye hari n'ikindi amavuta y'amamesa ngene yakuriyemo ntabwo yigeze antera inzoka nayageze ahangaha ngo towa n'umwanda icyo nicyo kibazo dufite gusa biri kubongerera gusubira inyuma hari n'udushimbo wenda hari ahangaha narinzi ko igemeri riri kugurwa ibihumbi 2,500 hano iwacu bikagurwa 2,200 ibihumbi 2 by'amakongomani ni 1,000 cy'amanyarwanda noneho hano iwacu ni 2 byuzuye by'amanyarwanda iyo sinzara ariko abantu bati kuki muri kumva ko hari umutekano muke mukanga mukajyayo inzara none se buragurira ibyo bijya byamake tuzajya bakabijyana ibijya ni make hano uruguhendwa wabona ibyamake ukabura uva mu Rwanda ujya muri Kongo wifitiye abana benshi tukahahira muri Kongo twagura kuri makeya twagera no kuri duwani bakawutwara n'amavuta abana bacu bakarara inzara uwo mutekano muke uriyo musa n'abari kwiyahura mumeze gute rero nuko ari dukuraga imibereho amakuru avuga ko hari abanyarwanda bari gukubitwa inkoni bagaterwa amabuye ayo makuru ahuriye he n'ukuri niko kuri uko batugera n'imipanga bakavuga ngo bazadutemagura hari n'uwatubwiye ati baba baduteguje ko nitujyayo bitaraza kumera neza bakatubwira ati umunsi uyu n'uyundi musambuka nibi bari barabateguje cyane ko tudashobora gukandagira mu gihugu cyabo abo babita ngo ni M23 umunyarwanda wese mu Rwanda bita ngo ni M23 yabo mu kimama ko bavuga ngo kimama umuntu kubona urukwirukanka uri umubyeyi babona umunyarwanda wese akamwita ngo babona umunyarwanda wese akamwita kare M23 umunyarwanda wari we wese ubwiyo bamaze kubona rero bakugenza bati baragohotera bigenda bite bagukorera iki niki bakwambura ibyo bafite wafite amafaranga bakayakwaka ukahabura umutekano ukaba mukiya kuri wowe izo mbunga dufite uyu munsi ko byari bimeze bite uyu munsi ko nako byari greve cyane byagenze bite ku muntu utahageze nge nibwo mageze byari bimeze bite uyu munsi ntago nabashe kuhagera ariko biri kwatera igihombo mu buhe buryo gutera igihombo byo twaranguye ntago biri kugenda kuko twabibitse ubu byateye igihombo cyane ngo umuntu uri kujyayo bari kumufata nk'umuntu wihebye ngo abatagira ubwoba cyane wihebye cyane n'udufaranga ngo niwatukorokora ntago waturokora mbese no kwirinda kugera kure ugeze kure nyine cyaba ikibazo gukubita amabuye nango ngo bari gukubita n'amabuye amabuye si gwabura ariko manza nawe uri gukabya inde ntabwo ndi gukabya ariko ndahahaze buri munsi njyayo none sindi kuvuga ibyo hano hari umuntu wabyiboneye nanjye nto nagiyeyo ntatinya ariko nyine abari bariyo hari n'uwo twahamagara tubwira w'umunyarwanda ngo ari mu nzu ntabwo yasohoka hanze umunyarwanda ariko ngo ntabwo yasohoka hanze ari mu nzu nicyo turimo kwibaza uwo mutekano muke uvugwayo gukubitwa kw'abanyarwanda no guterwa amabuye ni impamo koko nibyo none nibyo ntabwo ari ukubesha nibyo none se ari kuza abo bahohoteye ukabibona nyine ko bamwanga ntabwo ari ukubesha nibyo abantu b'abanyarwanda bari kuba mu mazu bafungiranye hagira n'usohoka bakaba bamutera amabuye bakamwicisha amabuye umuntu akibaza ati kuki umutekano muke muri kuburirwa n'u Rwanda kutajyayo ariko abantu bakarenga bakajyayo mama nuko nyine ariho abantu bakura amayisha abantu turi ku mupaka ngaha niho dukura amayisha imibereho utagiyeyo ngo bagurishe nk'akantu nta kintu wabona kigutunga niko twamenyereye kujyayo tugahahirana nabo bakaza wenda natwe tukajyayo ariko yo bitabayeho nyine usanga abantu babuze amahoro ubuzima cyane pe ibintu byari birunze ahangaha yo bitaza kubona nibura uko bijyayo biba byabuze rero tubashyira ibintu byose nabo bakatwishyura tugataha tukajya kuramuka tukareba ko twaramuka uyu munsi mwagiyeyo nko mu masangahe banza ari nka saa sita isura y'uyu munsi mu gitondo yari imeze gute
isura y'uyu munsi abantu bari hanze abantu bose muri Goma benshi bari mu mazu b'abanyarwanda bakavuga ngo umunyarwanda usohoka baramwica mbese niba hari n'uwari wari utuyeyo ntawasohotse ariko n'uwagiyeyo hagiyeyo bakeya bararanguza barataha twese bari batwangiye hano gutambuka ariko igihe nikigeze ngo mwumve namwe ko ari impamvu z'umutekano mureke gukomeza kujyayo impamvu z'umutekano kuko ngiye narabyiboneye mu ejo bundi bahoze batyaza imipanga bavuga ngo niyo gukatakata abanyarwanda barayityazaga ku manywa munabareba ngo babana bateguje mikoro yanyuze baranabivuga twumva byagenze bite n'ifirimbi n'abantu bakirukanka bakavuga ngo abanyarwanda tubakatakata babyidoga mbese nk'abari muri mitingi oya ngo n'iminsi bazabikora barabibabwira cyane ubu ngiye bavuze ko none ari greve da mubona hari gahunda yo kureka ibyo bikorwa ntayo hari n'ubugizi bwa nabi gusa nta gihe tuzi cyo kubireka genza hari umutekano ubonetse hari kandi umukongomani uri hano waratekanye cyane wamukoraho ntawamukoraho reba nk'ejo bundi bamuganye umwabasaderi wacu ukorera muri Kongo ariko uwabo uri muri hano mu Rwanda ameze neza rwose ariko nabo bagiye kumuhamagara mu kanya nawe ari butahe wa muri Kongo ibyo ntabwo tubizi kuko wahereye ku wacu niyo yataha ariko bo ntabwo bafashe ibendera ryabo ntabwo twafashe ibendera ryabo ngo twebwe turitwike bo bararifashe bo bararitwika si ubwa mbere ni agasuzuguro nuko u Rwanda barwendereza rwo rugaceceka ariko ubundi nyine ntabwo rubananiye n'ukubera nuko nyine twebwe tuzi agaciro k'umuturage ubushize ngo baritwitse gute mama ubushize bararizanye bari kubyina ari benshi cyane barishyira hasi barasa umwambi bashyiraho bararitwika bari no kubyina n'impande yaryo ngo batwitse ibendera ry'u Rwanda ngo batwitse u Rwanda ibintu nk'ibyo mbese nanone kandi byongeye n'ejo niko byagiye ejo bararitwitse abanyarwanda bati bari kudusuzugura cyane kabisa murabyumva mute ni ubugome bukabije nta gaciro dufite basigaye baradufata nabi gute se mama nyine kubera ko uburagerayo ibyawe bakabikwambura bakakwangiza nuko nyine urukumva ko nta gaciro turi guhabwa muri ko ariko babwira ko muzira iki nk'abanyarwanda musanzwe muhahira ntacyo nyine ni ubugome buba bubibitsemo bafite satani imbere y'ibiri kubakoresha tubabaye mu ventura niyo mpamvu ngo bene wacu ngo turwaye ibintu muri Kongo ngo tukabigaburira ngo abe mu ventura kandi nawe duhuriye nayo natwe tuyizi kuki mutarika kugeza tukabahute kandi imibereho tuba tumushaka utagiyeho nta kandi kantu wakora ubu se wakora iki hano iwacu ukabave bafite ibintu hano babibazi bari gutembeza ngibi byo mu tubazi singa barazijyanye ngera gutabara zibijyanye mu modoka abadamu batatu hano bari kurira nta n'ubura bimusubiza hari ibintu Kongo zibafasha uyu wikoreye ibase yajyanye ingoma bazi ugezeho bazirira ubusa bakazimena ahubwo bakanagukubita ariko abantu bakibaza bati kuki u Rwanda rutanga inama y'uko mwazi bukira mugashakira ubuzima mu rugo bikananira na mukagera none si ngubu hano hari iriya modoka imfashe yanjyana muri gereza ariko muri Kongo nzijyanye saa sita imba nataje ibihe bitanu byanjye ubu uyu munsi wigeze uhirahira ntabwo nahageze reba ndacikoreye uyu munsi byari bimeze gute nunjishe umunsi uri tengera y'amaso wabonaga bimeze bite nagarukiye ahangaha ntabwo nigeze ndenga ubu munsi twabaga twashize iminota ibiri 25 zanjye biri hano byari bimeze gute iby'amabuye n'inkoni amabuye bayateraga no ku mazu y'abaturage bavuga ngo ni amazu y'abanyarwanda bakayatera bo ubwabo bahagaze ari igitero bagatera ku mazu bagatera abantu amabuye bakubona ngo kariya ni akanyarwanda bagatangira kuvuza amabuye hari abantu twahuriye hano imbere gatoya bavuga ko bavuyeyo kubera amabuye bari kubatera bashaka izina umunyarwanda mubanyi wanjye ngo ibuye ryavuzaga ubuhuha yewe ni uvuga ngo izina ryitwa umunyarwanda
abanyarwanda rwose muri Kongo ni nk'igitotsi mu jisho rwose birakabije cyane barakugota bakakwicisha amabuye nta n'ikindi ugapfa ukarangira bakugose bagukubita iyo mabuye bayagutera mpaka upfuye bamenye ko uri umunyarwanda iyo habaye ikibazo muri Kongo ubuzima burahagarara burahagarara kubera ko natwe tukabona ko dukora akazi ka tagisi dutwara abagenzi ahangaha ariko iyo abagenzi atari urujya n'uruza numve ngo ahangaha natwe turabona amafaranga na moto dushaka twasiparika ubu namwe mwahombye nk'abantu ugomba gusa musunga lisansi nanyoye mu gitondo litiro 2 nizo zikirimo kandi igihe ntabwo bakwa nongeyemo izindi 2 ubu kuyikaragaho wenyine ukagaruka iyo nta n'urimo kumagarika mbaza ati kugera hariya nawe abanyarwanda bambukaga nibo bajyaga badutiga bambukaga bakajya gukorera amafaranga hariya hakurya ubu mvuye ku mupaka wa Grande Barriere yego mwavuga ati reka njye kuri Petite Barriere niyo yuko ari urimo araza none ngeze ahanga nsanga byose ni hahana n'abamotari byabagizeho ingaruka aha no guparika ngiye kureba no guparitsa ahubwo moteri banzihore rwagabanutse muri ubundi ikigaragaza ko amafaranga ahari nuko haba hari abantu bagenda akabona abandi baza iyo ni abantu barimo baraza cyangwa bagende rero ningera mu mujyi nza n'umugenzi ugiye muri Kongo ningera hano nza n'umugenzi ugiye mu mujyi uvuye muri Kongo ugiye mu mujyi cyangwa se agenda heye twaragenda yanagaruka akamutwara akaba abonye abakiriya abaturage mwe n'iki mutanga inama mwumva byagenda umva Imana niyo kwitabarira Imana niyo yahoshe uretse kujya ku mavido ugasenga Imana igatabara nk'ugiye itatabaye ni ibintu bikaze cyane uretse ko n'undi no kwambuka harimo hambuka ingerere kubera yuko ikiga permis de séjour ya kwambuka muri Kongo ubutayifite iyo permis de séjour nayo niyambuka kabisa kandi iyo permis de séjour igura amafaranga atace munsi y'40 na bingaye umure uzikorera ibase nk'iyinga bwe ngo agiye kugura iyo permis de séjour ni ibintu bigoye cyane ubuzima ni danje kandi iyo bayishyizeho uburyo bwo kugira ngo bagore abanyarwanda ni ibintu bigoye cyane twebwe uko badukanira natwe aba ariko nabo babakanira yego niko bimeze kubera kuko niba umuntu akwifuriza ikibise kandi twebwe abacu barambuka bageraho bakabura umutekano twebwe ababo bakwambuka nta kibazo ubu nta n'ubwo wakubeshya ukore no ku mukongomani uri hano mu gihugu ntabwo bishoboka ariko twebwe iyo bambutseyo biba ikibazo ngewe naje kumotarira hano kubera kubura umutekano hari hakurya nakoreraga hano hakurya muri Kongo wakoraga iki naramotaraga n'ubundi ariko no kuvuga ngo navuyeho bitewe n'ikibazo cy'umutekano mukeya tugira bagufataga gute ni ukuvuga ngo ubu ngubu aho byatangiriye nyine aho byatangiriye kujya abantu babafata nyine bakabagirira nabi nyine waragendaga wagera mu vene hakaba hari igihe bagufatiramo bakabakwica ubwo rero ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu ntabwo bigishoboka rero kujyayo ubwo rero nafashe umwanzuro wo kuza kumotarira hano kubera ikibazo cy'umutekano mukeya tugira ariko ntibivuze ko kuba babagira nabi na hano babagira nabi oya ntabwo bivuze ko twabagirira nabi ariko nabo bagomba kumva yuko uko tubafata neza ariko nabo bagomba kudufata neza ariko bo ntabwo babyumva kandi bituruka mu nzego zo hejuru aho perezida avuga ngo aho perezida agira gutya akajyaho akavuga ati ambasaderi natahe bagafata ibendera ry'u Rwanda bakaritwika bagafata ifoto y'umukuru w'igihugu cyacu Paul Kagame bakayifata bakayipfumagura kumva ko ni ikibazo ubu ngubu ambasaderi wacu bamukuyeho nta mutekano turongera kugira n'ubundi ubwo bamukuyeho tugiye kuba ikibazo n'ubundi bihumiye kumira niko bimeze rwose bamukuyeho nta gaciro turongera kugira umuntu w'umunyarwanda uwo ari we wese nta gaciro umunyarwanda uri hakurya nta gaciro yagira ntabwo uhagarariwe reka da umunyarwanda uri hakurya nta gaciro yakongera kugira aho yagira agaciro ni uko twaba dufite ambasaderi yagira n'ikibazo akabona ahantu yirukira ariko ubu ngubu nta hantu yakwirukira n'ubu hari n'igihe bari kwicwa ntabyo tuzi ariko gusa ubu ngubu n'uwakwicwa wese ntabwo yabona ahantu abariza ni ugupfa nk'akamonyo nyine niyo mpamvu natwe twanga kujyayo tujyayo ku bw'imibereho ariko ntabwo bemera yuko nyine tujyayo ubu ngubu kujyayo biragoye mugiye kwicwa tugiye kwicwa nabi bitewe n'uko ambasaderi wacu bamukuyeho twicisha amabuye n'ubundi uko bisanzwe mubona nta gahunda bafite yo guhagarika ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi ntayo kabisa none se akiri yo bwo byabafashaga iki nk'aho uko biriho ndavugiraga umunyarwanda rimwe na rimwe ariko ubu urabona kuba bamukuyeho ni ikindi kibazo
si ibyo gusenga imana yo mu ijuru ikaturenganura naho ubundi birakomeye kabisa ni gusenga imana nahamana murakoze reka umva rero tutanazi zana umubwire wayibonye barabirukangije basuye n'abasa nabyo bigira ubwoba ikintu utabonesha amaso yawe kikwereka byose bari baje batarasa ntibari buze bari gusubira Ambasaderi wacu bamukuyeho kwicisha amabuye n'ubundi uko bisanzwe mubona nta gahunda bafite yo guhagarika ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi ntayo kabisa none se akiri yo bwo byabafashaga iki nk'amwe ko biri wenda bavugira ku munyarwanda rimwe na rimwe ariko ubu urabona ko bamukuyeho ni ikindi kibazo gusenga imana yo mu ijuru ikaturenganura naho ubundi birakomeye kabisa ni gusenga imana nahamana yahagaze ariko ntabwo twaje kwihambirayo haguma ubuzima ni ubwo bwa mbere ibintu siko babishaka abandi mu buzima butoraguye ni ikibazo ubu ntabwo wajyayo